Yes guys, nongeye kuguha ikaze rero kuri The Truth Inside rero yes, mwifuriza amahoro n'imigisha aho uherereye hose, wowe n'umuryango wose waba ubarizwa muri Leta Zunze za Amerika cyangwa se muri Europe cyangwa muri Asia ndetse no muri Africa muri East Africa. Ndakuha ikaze rero nanone nkwibutsa gukora subscribe rero kuri kuri channel yacu yitwa The Truth Inside, channel igwereza umwimerere wa showbiz wifuza cyangwa se kumenya. Nakubwiye uracyari kumwe nanjye Bazi kuri nk'ibisanzwe rero nkubwira ati uyu munsi ni fire, ibintu ni moto guys. Yes, reka rero ngwereze ikaze rero muri showbiz yacu no munsi. Ndakubwiye ati nta kindi cyamamare nkuzanira no bita Joeboy from Nigeria, Lagos. Uyu ni umwe mu bahanzi bakomeye cyane muri Nigeria, umwe wate indirimbo zigiye zikunzwe na benshi ni muri Africa ndetse no muri East Africa hirya no hino. Uyu muhanzi ubwo yageraga kuri airport yo mu Rwanda kabisa hariya ibite Ikanombe, yatangaje kabisa bamwe mu bahanzi ewana yemera kandi yumva yuko yakorana collabo nabo. Guys, kandi mbere yuko mvuga abo bahanzi rero, muramuzi uyu musore Joeboy numwe mu bahanzi kabisa no muri Leta Zunze za Amerika wagiye ukomagura abantu cyangwa se ukubita abantu hirya no hino, indirimbo ze zijya trend, abantu benshi bagenda bazikunda. Murabizi I Call, indirimbo yakunzwe cyane na itarakunzwe na batari bakiya cyane. Uyu musani rero cyangwa se uyu muhanzi Joeboy aje mu Rwanda mu gitaramo cye kabisa yatumiwemo numwe mu bantu bahagarariye ibitaramo mu Rwanda, icyo company bitwa cyangwa se imwe muri company zitergura ibitaramo mu Rwanda bita EAP, ikunda gutegura ibintu bya Guma Superstar ndetse no muri East African Party ariwe wo bita Bobu. Uyu mu CEO wa EAP bita Bobu nawe kabisa ubona yuko agerageza kugira ngo azamure ikintu bita industry nyarwanda cyangwa se umuziki nyarwanda ushire kuri another level. Uko ubibona rero kuri screen yawe, uyu muhanzi yakiriwe kabisa nk'icyamamare kabisa nkuko nawe usanzwe bizi n'ubundi ko ari icyamamare. Yagenze mu modoka bita A1 Range Novo Sport baba. Ni ibintu by'akaga kabisa. Ngarutse inyuma rero baci muhamagara kabisa cyangwa se bamwakira, dore ko yaje kwakirwa na bamwe mu banyamakuru bagiye batandukanye hirya no hino, bagiye bamubaza bimwe mu bibazo bigiye yagiye asubiza. Baje kumubaza kabisa ngo ese ni nk'izihe ndirimbo cyangwa se ni nk'abaye bahanzi waba uzi bo mu Rwanda wumva yuko kabisa bagukorera cyangwa se indirimbo zabo wumva yuko ari nziza cyane. Na undi muhanzi yahise avuga, yahise yivugira ngo bita Kevin the best rapper in the world. Yes guys, Kevin kabisa wana ngo niwe umukorera, ngo niwe kabisa ushoboye cyane. Barongera baramubaza ese ngo na undi ahita avuga ati blues, ashaka kuvuga blues melody. Avuga yuko ko kabisa nawe akunda umuziki wiwe, yuko ari umuziki mwiza cyane, umuziki uryoheye amatwi. Guys, mabwira yuko umuziki nyarwanda umaze gufata iyindi ntera, umaze gufata another level, umaze kujya ku yindi standard udashobora gutekerezaho ubwawe aho waba uri hose. Naho aho ubona yuko aba Nigeria bamaze kwicara bakavuga ati nakorana n'uyu cyangwa se nagirana n'uyu nguyu. Yagezeho nawe aravuga ati Kevin, baramubaza ese waba warigeze kuvugana na Kevin? Aravuga ati nta kindi yahise abasubiza, yababwira ati yes of course, ndavugana nawe, hari na project dufitanye kabisa kugira ngo tuzakorane umuzigo cyangwa se imwe mu ndirimbo kabisa kandi izakundwa na benshi. Kuko naramukunze kabisa, akunda nkunda ukuntu alapa, nkunda rap wiwe, he know how to sing. Yes guys, arakomeza anabwira ati rero muri iki gitaramo natumiwemo munyitege kabisa, ngiye kubakora ikintu bita agashya, ngiye kubakora ikintu bita bimwe mu bintu utarasobanukirwa. Reka mbanze ngusigireho ubanze wumve amwe mu magambo kabisa yabanje gusubizaho, ubundi tuhite dukomeza mu ka. Do you have a plan to make a collab with a Rwandan artist? Yeah, I'm really feeling Kevin. Yeah. Have you been in touch? Yeah, I've been in touch with Ish. Yeah, a beautiful experience, high energy, wonderful music, a wonderful experience. I can't wait to actually connect with my people on stage. Yeah. And they're like family. I appreciate them, and it's been a wonderful experience with Empower. Yeah. No, but do you have a plan to make a collab with a Rwandan artist? Yeah, I'm really feeling Kevin.
It's Kevin. It's Kevin, yeah. And You know Bruce. some song of Bruce, yeah. Kevin? Bruce. You know some song of Kevin? Because I don't really understand the language, but if I can listen to the song, I can vibe to it. Yeah. Have you been in touch? Yeah, I've been in touch with Ish. Yeah. What do people should expect from you in this concert? A beautiful experience, high energy, wonderful music, a wonderful experience. I can't wait to actually like connect with my people on stage. Yeah. Which song of yours like is like a lifetime song on you? Come again? Lifetime song on you. Like, Let's go. Like a song I like asked to be Baby. Baby. Yeah, Baby. Yes guys, wabyumviye rero kabisa yuko abahanzi nyarwanda bamaze kugera ku yindi another level rero nkuko rero ubibona kabisa ko yakiriwe n'abantu benshi cyane, harimo n'abakobwa beza cyane bamwakiriye kuri airport yo mu Rwanda aho bita Ikanombe kabisa. Yabanje kwifata amafoto nabo kabisa kugira ngo bigaragare ko yamaze gukandagira ku butaka bwo mu Rwanda kabisa. Ubu ngubu rero twiteguye aho bita wana Joeboy ndetse n'abandi bahanzi bazitabira icyo gitaramo, harimo nko bita Kenny Solo, harimo Kevin, harimo ndetse n'abandi benshi, Chris Easy, harimo n'abahanzi benshi bagiye batandukanye. Guys, rero iki gitaramo kwinjira kabisa ticket izaba ari 25,000 ndetse 15,000 ndetse n'ibihumbi 5 kabisa. Hazaba hahiye kabisa, dore ko bubu kabisa akomeza kudukorera ibitaramo. Reka rero nkomeze rero nkwihere showbiz nyarwanda cyangwa se showbiz yo hirya no hirya. Nakubwiye rero tugera Lagos Nigeria, tukagera Uganda Kampala, tukagera Burundi Bujumbura ndetse na Tanzania Dar es Salaam ndetse na Uganda Kampala. Yes, na Kenya Nairobi. Nkomeje rero kukubwira kabisa yuko kabisa nicyo tubereye kugira ngo tuguhereze kabisa showbiz igezweho, showbiz iryoheye amatwi yawe, showbiz uba utarabasha kumenya kabisa. Nakubwiye ati rero uburi hehe, uburi kuri The Truth Inside, uri kumwe nanjye Bazi kuri nk'ibisanzwe rero nkubwiye ati ngo ujye ukomeza kuba in touch, kuko rero nkugezaho imwe muri showbiz utaba wabasha kumenya cyangwa se imwe muri showbiz iryoheye amatwi yawe umunsi ku wundi. Rero na yindi na handu uzazuyisanga ni kuri The Truth Inside. Nkubwira rero ngo ni bye bye, ciao ciao, naho mukanya gatoya.